uyu munsi tariki 7 muri aya masaha y'umugoroba niyo hari inkuru iri kubica bigacika ku iyi mihanda yitwa Kimenyi Yves. Kimenyi Yves muramuzi muri siporo nyarwanda. Usibye n'ibyo ni umwe mu bavuzwe mu rukundo no witwa Miss Muyango. Ndetse ntibyarangiye ari urukundo gusa, baje no kurushinga bibaruka umwana w'umuhungu witwa Miguel. Gusa icyo si cyo tugiye kugarukaho none. Nyuma y'uko hashize iminsi umubano wabo utameze neza, uyu Kimenyi Yves yagaragaje uwo twakwita nk'umukunzi mushya. Gusa igitangaje ni uko tutamwita umukunzi mushya, kuko ku nkuru ziri kuri iyi mihanda bivugwa ko bafitanye abana babiri b'impanga. Ese ibi ni ibiki banyarwanda? Nyuma y'uko amakuru asohotse y'uko uyu Kimenyi Yves n'uwo yagaragaje nk'umukunzi mushya, ariko twe tutakwita mushya bitewe n'amakuru ari kuri iyi mihanda, biri kuvuga ko bafitanye abana babiri b'impanga. Ese ibi ni ibiki banyarwanda? Ntibigiye kuba nka bya bindi bavuga ngo umuntu asiga uguguna igufwa akasa n'urimira bunguri. Ibi byatangiye aho umubano wa Kimenyi Yves n'uwitwa Muyango watangiye kuzamo agatotsi. Ubundi mu busanzwe abagabo bose bo mu Rwanda iyo babajije umugore bifuza, bakubwira ko bimwe mu bigize umugore mwiza harimo umuco, uburanga, ubwenge ndetse n'ubwitonzi. Bisobanuye ko nk'uwaciye muri Miss Rwanda ibyo yakabaye abyujuje. Uyu Miss Muyango yaciye mu irushanwa rya Miss Rwanda kandi ntiyaviriye mwaho. Muramuzi cyane, yabaye Miss Photogenique. Miss Photogenique kuba atari kubasha gusobanukirwa byihuse, iri ni ikamba ryo kuba ari we wagiye uryoshya amafoto. Muri make ku cyitwa uburanga nta gushidikanya. Ese bapfuye iki? Yaba ari umuco se, ubwitonzi cyangwa ibikorwa bibi? Komeza kubana natwe uragenda usobanukirwa gake gake. Byatangiye mu minsi ishize aho umwe mu banyamakuru yabashaga kubaza ikibazo nk'uwitwa Kimenyi Yves cyangwa se Muyango ku bijyanye n'urukundo rwabo, nta wifuzaga kubivugaho byimbitse. Icyo yasubizaga kwari ukumubwira ko iyo nkuru bafite kuyitaruka. Uyu Muyango mu minsi ishize niwe hakunze kugaruka inkuru nyinshi ku iyi mihanda ko ashobora kuba ari mu rukundo n'undi muntu. Gusa Kimenyi Yves ntabwo twari tuzi icyo ahatse. Ariko kuri uyu mugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa 5 2026, Kimenyi Yves agaragaje umukunzi uteye neza, ufite uburanga, kandi amakuru akaba avuga ko banabyaranye abana b'impanga. Aba bana bababyaranye ryari? Kimenyi Yves n'uwitwa Muyango cyangwa se Miss Photogenique babaye imwe muri couple zakunzwe hano mu Rwanda. Burya ngo uwitwa Kimenyi Yves we yari yifitiye undi mukunzi, ndetse babyaranye abana babiri b'impanga. Ibi uwitwa Muyango akaba nta na kanunu yarazi, bikaba biri kuvuga ko aricyo cyatumye banatandukana. Gusa bose bakomeje kubigira ibanga, ariko n'ubundi amaherezo y'inzira bari mu rugo uwitwa Kimenyi Yves yivuyemo, n'ubundi uwo mukunzi amugeza kuri iyi mihanda. Nyuma y'uko uwitwa Kimenyi Yves atandukanye n'uwitwa Muyango, Miss Muyango yakomeje gutegereza azi ko Kimenyi azagaruka. Gusa ngo byarangiye bimubanye nk'igihe, ntabwo yigeze agaruka. Ku makuru ari kuri iyi mihanda nuko bamwe mu bakobwa b'ibyuki bavuga ko nta n'umwe utifuza Kimenyi. Bivuze uti ni umuntu aramutse agiye kugaruka byagorana, kuko umubonye wese amusamira hejuru.
gusa Muyango nawe ni umukobwa ubona ko atoroshye udapfa kuva ku izima, kuko nyuma yo gutandukana mu bigaragara ni uko ntacyo yahindutseho kinini, ahubwo nawe icyo yashyize imbere yakomeje gukora amafaranga agenda hostinga ahantu hagiye hatandukanye kugeza amagingo yakimeze neza. Ese yaba ari gushyiriramo imbere? Ese Muyango nawe ari hafi kutwereka umukunzi cyangwa arakomeza yibereho gutya? Byinshi kuri iyi nkuru nzajya nkomeza mbibagezeho, kandi ndabashimiye kuba mwabanye nanjye. Mbibutsa gukora subscribe mwe mutarayikora, like, comment ndetse na share. Muraba agaciro nawe ubutaha.